Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, turabasuhuje mwe muri hirya no hino, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, nahisemo ndetse mukurikira Isange TV Show. Turabasuhuje cyane kandi twizeye ko aho muri Imana ikomeje kubarinda. Nge tubana kuri Isange TV Show, amazina ni Uwase Diane. Banza wibuke kureba niba warakoze subscribe, ubanze uyikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Hano kuri Isange TV Show tubagezaho ibiganiro bivuga ku mirire ndetse aho ihurira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ikomeye cyane mu buzima bwa muntu, ariyo tuzi cyangwa se ariyo yitwa indyo yuzuye cyangwa se balanced diet mu rurimi rw'icyongereza. Abantu benshi barya buri munsi ariko ntibamenye neza niba ibyo bariye bibaha intungamubiri zose umubiri ukeneye. Rero murumva uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe ikomeye cyane. Indyo yuzuye bivuga kurya ibiryo byose bikenewe n'umubiri mu bipimo bihagije kandi bitandukanye. Umubiri wacu ukeneye izi ntungamubiri tugiye kubabwira zose kugira ngo ukore neza. Umubiri wacu ukeneye poroteyine yubaka umubiri no gusana uturemangingo twangiritse. Umubiri wacu ukeneye nanone carbohydrates itanga ingufu zo gukora imirimo ya buri munsi cyangwa se imirimo dukora isaba imbaraga. Umubiri wacu kandi nanone ukeneye icyo tuzi nka fats zunganira mu gutanga ingufu no gufasha mu isohoka ry'intungamubiri zimwe. Umubiri wacu kandi ukeneye vitamins and minerals bifasha umubiri gukora neza bikawurinda indwara. Umubiri wacu ukeneye icyo tuzi nka water cyangwa se amazi. Ni ubuzima ubwabwo, ugomba kunywa amazi kandi buri munsi. Amazi murumva ko umubiri wacu uyakenera cyane. Hari ibintu rero tugiye kubabwira ugomba kurya buri munsi cyangwa se bigomba kugaragara mu ifunguro ryawe rya buri munsi. Reka turebe ibyiciro by'ibiryo tugomba kurya buri munsi kugira ngo indyo yacu yuzuye iboneke cyangwa se indyo yacu ibe yuzuye. Ibirimo carbohydrates cyangwa se bya bindi tumaze kubona bihereza umubiri wacu imbaraga. Tugiye kubabwira ibiribwa tubona mu bitanga cyangwa se mu bihereza umubiri wacu imbaraga. Ni ibirayi, umuceri, ibigori, uburo, ibijumba, imyumbati n'ibindi. Ibyo ngibyo ni ibyo kurya bihereza umubiri wacu ingufu bigatuma turushaho gukora imirimo dukora ya buri munsi, yaba ya mirimo ibyara inyungu cyangwa se ya mirimo itwinjiriza, ya mirimo umuntu akora nyine ukabona ko umubiri we uri tayari ufite imbaraga. Umubiri wacu kandi nanone ukeneye ibirimo proteins nk'inyama, amagi, amafi, ibishyimbo, amashaza, soya, amata n'ibikomoka ku mata. Murumva ko nabyo ni ibyo dusangamo proteins tumaze kubabwira. Umubiri wacu kandi ukeneye ibirimo amavuta cyangwa se fats nka avoka, amavuta ya olive, amamesa, ubunyobwa, amafi n'ibindi. Murumva ko ibyo nabyo ari byo dusangamo amavuta kandi nabyo bifasha umubiri wacu. Murumva ni ibintu tubona kenshi. Avoka turazibona haba mu cyaro haba mu mujyi, avoka ziraboneka cyane. Urumva ko ni ibintu tugenda tubona bidahenze. Amamesa araboneka, murumva ko nayo ari ingenzi. Ibyo byose tubabwiye dusangamo fats biba bikubiyemo nka vitamine A, D, E na K. Rero ntukabibure cyangwa se ubu urabikeneye mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ikindi kandi mu by'umubiri wacu ukeneye fruits and vegetables cyangwa se imboga n'imbuto. Harimo ibinyomoro, inanasi, watermelon, dodo, isombe, inyanya, karoti, poivro. Ni byinshi. Ibyo byose ni ibyo dusanga muri vegetables. Noneho twajya kuri fruits cyangwa se imbuto tugiye kubabwira, nazo umubiri wacu uba ukeneye. Twazibabwiye ni ibinyomoro, inanasi, watermelon. Ibyo byose
ni ibifasha umubiri wacu muri kwa kwirinda indwara cyangwa se mu kuturinda indwara. Ikindi kandi umubiri wacu ukenera amazi. Umubiri ukeneye amazi menshi buri munsi, atari inzoga ahubwo amazi asukuye. Ngira ngo twababwiye mu kiganiro cyashize akamaro k'amazi ku mubiri wacu, ariko nawe utari ubisobanukiwe cyangwa se nawe uri burebe iyi video wari ubwa mbere, umubiri wawe ukeneye amazi kugira ngo yunganire ya ndyo yuzuye ikubiye mu byo tumaze kubabwira byose. Ni ukuvuga ngo banza wibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo urusheho kutwereka ko uryoherwa ndetse ukanezezwa n'ibiganiro byacu kuri Isange TV Show tubagezaho. Rero abantu benshi batekereza ko kurya indyo yuzuye ari ibireba abantu bafite amafaranga cyangwa se amikoro, cyangwa se ari ibireba abantu b'abakire, ariko muri iki kiganiro urava muri iki kiganiro usobanukiwe neza ni gute namenya ko ifunguro ryanjye cyangwa se ni gute namenya ko ibintu ngiye kurya cyangwa ndiye byujuje indyo yuzuye. Ni ukuvuga ngo indyo yuzuye igizwe n'igisate cy'ibice bitatu. Tuhasanga ibihereza umubiri imbaraga cyangwa se ibitanga imbaraga cyangwa ibitera imbaraga, tuhasanga ibyubaka umubiri ndetse tukahasanga ibirinda indwara. Nk'uko tubivuze haruguru, ibyubaka umubiri cyangwa se reka duhere ku bitera imbaraga cyangwa ku bitanga imbaraga, ari uwo muceri, ibyo bijumba, iyo myumbati, ayo mateke nk'uko tubibabwiye hejuru. Ibyo byose tubisanga mu gisate cy'ibitanga imbaraga. Tukagera ku birinda indwara, tuhasanga imboga ndetse n'imbuto, nizo za dodo, ni ya mashu, ni ya sombe nk'uko tuyababwiye, ni za kokombure, ni za karoti, ni za poivro, ni bya bitunguru. Icyo ngicyo tukabisanga mu gisate cy'ibirinda indwara, ariko noneho tukajya no ku mbuto kuko bifatanya ari imbuto n'imboga, ariho tuhasanga za nanasi, ya watermelon, ibinyomoro nk'uko tuyababwiye. Ni byinshi ariko ni imbuto zose. Ibyo ngibyo rero iyo biri ku mafunguro yawe uba uri kwakira cyangwa se uri guhereza umubiri wawe ibirinda indwara, arizo mboga n'imbuto. Tukajya ku byubaka umubiri cyangwa se proteins, ariho dusanga harimo ibikomoka mu bihingwa ndetse n'ibikomoka ku matungo. Bikomatanije nibyo dusangamo ibirinda indwara. Urugero dusangamo ibishyimbo, amashaza, soya. Noneho twajya ku bikomoka ku matungo dusangamo amagi, amata, inkoko, ni byinshi, indagara. Murumva ko rero ibyo byose ni ibintu tugerageza kubona mu buzima bwa buri munsi. Ahubwo icyo tudasobanukirwa ni ukumenya ngo ese indyo yuzuye, ko bavuga indyo yuzuye, ibi bintu ngiye gutegura cyangwa se ibyo kurya turi burye bikubiyemo indyo yuzuye. Ndi hano rero kugira ngo mbamare amatsiko, ndi hano kugira ngo mbafashe gusobanukirwa neza amafunguro muhereza umubiri wanyu. N'urugero, ushobora kuvuga ngo uyu munsi ngiye gutegura umuceri wawe uwushyize ku ruhande, ufashe karoti, ufashe poivro, ufashe cya gitunguru cyawe, ufashe ya miteja se cyangwa se izo mboga ufite. Izo mboga ufite zongeremo indagara cyangwa se injanga, kuko tuzisanga mu byubaka umubiri, izo mboga tuzisanga mu birinda indwara, uwo muceri tuwusanga mu bitera imbaraga. Iryo funguro ryawe iyo uriteguye neza ukariherekeresha amavuta ariko atari menshi, cyangwa se ukabijyanisha n'amavuta nk'uko twabibabwiye tuyasanga mu fats cyangwa se mu biribwa biba bifite amavuta, ariko ni byiza ayo mafunguro yawe iyo yaherekeresheje amavuta cyangwa se ukatekesha amavuta make aringaniye, umubiri wawe uba wakiriye neza indyo yuzuye. Indyo yuzuye rwose bibonetse. Cyangwa se ukavuga ngo uyu munsi ndarya ibijumba byawe urabiteguye bishyize hariya, ufashe utuboga udutekanye n'ibishyimbo, ubwo ni dodo se wahisemo guteka cyangwa ni imiteja uyitekanye n'ibishyimbo, icyo gihe uba ubonye indyo yuzuye. Gusa abahanga mu by'imirire bavuga ko niba wateguye kurya uwo muceri nijoro udakwiye kongera kubirya kwa kundi ngo nuko ari indyo yuzuye, ahubwo bavuga ko kuguma ubihindura. Niba uyu munsi mu gitera imbaraga hari umuceri, nijoro ugashyiramo ibijumba, ejo ugashyiramo ibirayi, gutyo ubijyanisha kugira ngo ku ifunguro ryawe ibyo kurya bigume bihinduka, ariko tubisanga muri bya byiciro bitatu bigize indyo yuzuye. Ubwo ni uburyo bwiza rero bwo gutegura ifunguro ryawe ukabasha gusobanukirwa neza ko ririmo indyo yuzuye cyangwa se rigize indyo yuzuye.
Ushobora no kubona udafite izo mboga, niba ari uwo muceri wateguye kurya, uwo muceri ukawutegura neza, ugategura ibishyimbo n'igitunguru, hirya ku ruhande ugahita ufata uwo muneke niba wawubonye, cyangwa se ugashyiraho iryo ronji niba waribonye. Icyo gihe ifunguro ryawe ribonetseho ibitanga imbaraga, ribonetseho ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Murumva ko atari ibyo kurya by'abifite, atari ibyo gutegurwa n'abifite, ahubwo buri muntu wese iyo yamaze gusobanukirwa ibigize indyo yuzuye, abasha kumenya neza ko mu mafunguro abona buri munsi, we bitewe n'uko azi indyo yuzuye ibiyigize, wabasha kuyahuza kandi umubiri wawe ukaba uhaye ikintu gikomeye. Murumva ko rero indyo yuzuye atari ibintu bigoye nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ni ibyo kurya byiza biboneka aho umuntu yaba ari hose. Ntukibwire ngo kurya byinshi nibyo bituma wuzura, cyangwa se ahubwo irinde kurya byinshi bidafite akamaro. Irinde ibisindisha, ibinyamasukari byinshi n'amavuta menshi cyane. Tegura indyo yawe ku gihe kandi ugerageze kurya gahoro gahoro. Ibyo nabyo biragufasha kandi umubiri wawe ukarushaho gukora neza. Murumva rero ko indyo yuzuye ari ikintu gikomeye. Twibuke ko indyo yuzuye atari ibintu by'abantu bafite amafaranga menshi gusa, ni isoko ahubwo y'ubuzima bwiza kandi kuri buri wese, cyangwa se buri muntu wese akeneye. Murumva rero ko indyo yuzuye ari ikintu cyiza cyane. Indyo yuzuye itanga cyangwa se ihereza umubiri wawe imbaraga, icyo tuzi nka energy ihagije yo gukora imirimo yawe ya buri munsi. Kuba wabyuka ukora, ugatekereza neza, ndetse n'imikaya yawe igakora neza. Murumva ko indyo yuzuye ako ari akamaro gakomeye kayo. Ituma umubiri ukura neza kandi usa neza, ukagira n'uturemangingo. Urumva ko indyo yuzuye, kubera za poroteyine ziva mu nyama, amagi, ibishyimbo, amata n'ibindi, bifasha umubiri gukura neza no gusa neza. Uturemangingo twangiritse natwo bigatuma tubasha gusanwa. Niyo mpamvu abana bakenera indyo yuzuye kugira ngo bakure neza, n'abakuru bayikeneye kugira ngo bakomeze kugira imbaraga, bitume badasaza imburagihe. Indyo yuzuye irinda indwara kubera za fruits and vegetables, za mboga n'imbuto birimo vitamine na minerals bifasha umubiri kwirinda indwara. Urugero, vitamine C ifasha mu kurwanya ibicurane, vitamine A irinda amaso, naho minerals nka iron bifasha amaraso gutembera neza. Murumva rero ko indyo yuzuye buriya ni ibanga ryo gutuma umubiri wawe ugira imikorere myiza kandi wose. Ifasha ubwonko gukora neza, indyo yuzuye mu gutekereza neza, kwibuka no kugira umutima utekanye, cyane cyane ku biryo bikungahayemo omega 3. Twarabibabwiye ko omega 3 tuyisanga mu mafi ndetse no muri avoka. Murumva ko bituma umutima ukora neza kandi ugahora umutima utekanye. Ituma umubiri ugumana ibiro byiza. Kurya indyo yuzuye bituma udafata amavuta menshi cyangwa isukari nyinshi. Murumva ko ibyo ngibyo bituma ibiro byawe bikomeza kuguma ku kigero kimwe. Inyigisho y'ingenzi rero, dukwiye kumenya ko indyo yuzuye itagombera kubihenze. Iri mu byo dufite hano iwacu cyangwa se mu byo ufite mu nzu: ibijumba, dodo, ibishyimbo, amagi, imbuto, amata, byose bishobora gufasha tugize uko tubihinduranya. Urumva rero niba umaze gusobanukirwa indyo yuzuye, ni byiza ko unayihinduranya, ariko byose tukabisanga muri bya byiciro bitatu kugira ngo bize kugira icyo bifasha umubiri wawe. Aya makuru rero nayabateguriye nkoresheje ubumenyi bwizewe ku bijyanye n'imirire, kugira ngo dufatanye kumenya ibyatuma ubuzima bwacu bukomeza kugenda neza. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe. Mukeneye kumenya amakuru menshi ku bijyanye n'imirire, mwakomeza kudukurikira ku biganiro byacu bya Isange TV Show. Mwaba mukeneye nanone kugira amakuru ku bijyanye n'imirire, nanone mushobora gusura imbuga nka Healthline, cyangwa se izo mbuga mukazisura ziri hirya no hino, zidufasha cyangwa se ziduha amakuru atandukanye ku bijyanye n'imirire. Murumva ko rero ari byiza kumenya uko dukwiye kurya neza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Mwebwe twabanye turabashimiye,
kandi tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Muduhe comment, mutubwire ibiganiro byacu ko mubibona. Niba hari icyo kurya cyangwa se ikiribwa wumva ushaka gusobanukirwa, utwandikire muri comment ukitubwire kugira ngo tuzagutegurire ikiganiro cyiza gikubiyemo icyifuzo cyawe mu kiganiro cy'ubutaha. Kandi twizeye neza ko ibiganiro byacu hari aho birimo kugenda bihindura cyangwa se bibongerera ubumenyi kubwo mwari mufite. Mukomeze kugubwa neza.